tugomba kugira ku rwego ibitekerezo byacu birenga no gupfa. Munzira ryabukire barahagwa benshi da. Ese ujye utekereza ku muntu watekereje kukubaka indege. Sinzi niba mwari itegereje ukareba kavuga uti mbigiyemo mbirimo kandi nzatsinda. Suko niyumvamo imbaraga, suko numva ko mbishoboye. Ariko abantu bicaye mu byo bonjya bukene abo nyine amafaranga n'ibiryo bihiye. Abavaraga munyuraho abameze nk'igitembo amunyuramo amunyuramo rwose akasiga namukorobye ku buryo baranse ngo jewe ngo ko navukiye mu rugo rukennye. Yego ni nabwo ahubwo nutera imbere abantu bazabyumva bakabona imbaraga zawe. Nigeze kubabwira icyigisho ndababwira ngo iyo utsinze urugamba rukoroheye ikivugo cyawe kiba ari ntacyo. Reka tubasuhuze mwese rero abadukurikiye aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye. Uyu munsi n'ubundi turagaruka ku byigisho byacu, ni ibyigisho by'iterambere, ni ibyigisho by'uruhererekane, ni ibyigisho twatangiye kandi tuzakomeza kugenda dukora ibishoboka byose kugira ngo turebe ngo mbese dushobora kuva hehe tukagera hehe. Hari amabanga rero twabonye ko hari password. Buri kintu cyose twabonye ko kigira password. Ntabwo umuntu ashobora gufata avoka nk'iyi ngiyi tureba aha ngaha ngo apfe guhita ashyira ku munwa ahite akacanga. Igira password. Password ya avoka ni ukubanza gukuraho igishishwa, nako ni ukubanza ukayisoroma ukabanza ukayitara ikabanza igashya. Izo ni password. Yamara gushya no gushya nayo ni password. Ni ukumenya ngo yahiye cyangwa ntiyahiye. Hari uwamenya ngo irahiye cyangwa se ntihiye. Noneho ukayitonora. Hari uwayiryana n'ibishishwa byayo. Ariko password yo kurya avoka ni ukubanza kuyitonora. Hanyuma ikindi wamenya kuri avoka nuko ubanza no gukura mu rubuto. Urubuto rwayo hari ibindi rukora, rurakoreshwa n'ubundi, ariko ntabwo wabuvuga ngo ugiye kurya avoka ngo uyiryane n'urubuto. Kubanza gukura mu rubuto rero nayo ni password. Uyu munsi rero turagaruka kuri password zishobora gutuma tuba successful, dushobora kugera ku iterambere, dushobora koko kugira aho tuva tukagira naho tujya. Uyu munsi rero turaza kurebera hamwe ibanga rya mbere abakire bakoresha kugira ngo babashe kugera ku iterambere bifuza kugeraho, kugira ngo babashe kuba successful. Ntegereza yuko buri muntu wese aho ava akagera avuka ashaka kuzaba successful. Yavukira mu cyaro, yavukira mu mujyi, yavukira ku babyeyi bakize, yavukira ku babyeyi bakennye, yavukira ahantu heza cyangwa habi, yavukira i Burayi, yavukira mu Rwanda, yavukira kwa muganga, yavukira mu rugo iwabo. Buri wese ashaka kuzaba successful, abashaka kuzagera ku iterambere. Ariko ibyo tubigeraho dute? Hari password. Password ya mbere uyu munsi niyo tugiye guheraho. Hari password abakire bakoresha. Abantu mukavukana, umwana mukavukana, mugatubana kondo, mugakina umupira, mukagendana, mugakorana, mukigana, mukarangizanya. Ariko wajya kumva ngo akora ku kibuga cy'indege. Wowe wajya gusaba akazi ukajya kugasaba muri restaurant. Abo bantu babiri baratandukanye. Ukajya kumva ngo wageze muri Amerika, ngo yagiye kwiga muri Amerika. Wowe ukajya kumva ibintu birakugoye cyane, no kubona inkweto biragoye. Ukajya ukabona umuntu akunyuzeho atwaye imodoka, atwaye imodoka nziza. Wowe no kugura igare byarakunaniye, kandi mwavukiye rimwe. Mwese baba twise amezi 9, mwese mwakuriye hamwe, imyaka irangana, ikigero kirangana, buri kimwe kirangana. Ariko kubera icyo kurenga, ibanga rya mbere cyangwa password ya mbere
ituma abantu bamwe batera imbere abandi ntibashobore kumenya niyo byerekera. Ibanga rya mbere nta rindi, password ya mbere nta yindi. Abantu bashobora kugera ku iterambere, ibanga rya mbere bakoresha, bareba ku bintu binini, bareba ibintu binini, ibintu bigari. Mu bitekerezo byabo habamo imishinga migari, habamo ibintu birebire, habamo ibintu binini, ntabwo habamo akantu gatoya. Abakire cyangwa abantu babaye successful batekereza ku bintu binini, naho abantu bantaho nikora cyangwa abantu baheze muri bya byo wongera bukene, njya nkunda kubabwira kenshi na kenshi uzasanga batekereza ku bintu bitoya gusa. Bese muvandimwe wanje, ujye utekereza kuri iki kintu, usanga ibitekerezo byabo bibyibushye, bibyimbye, bigera kure. Ntabwo batekereza ku tuntu dutoya, ntabwo batekereza ku kuvuga ngo ndajya kurangura imineke, ndandike ncuruze, nimara gucuruza mbone mayo guhahisha, nimara guhaha ubwo bibe birangiye, icy'ingenzi nuko abana bariye, icy'ingenzi nuko abana bagiye ku ishuri, icy'ingenzi nuko nabonyemo igitenge cy'umugore. Oya, abantu bazaba successful, abantu bazabasha kugera ku iterambere rikwiriye, batekereza ku bintu binini. Atekereza ikintu ndetse ukakireba ukibaza ukavuga utari ko iki kintu uyu muntu azagishobora. Abatekereza ku bintu birebire, ibintu biri hejuru. Ntabwo nzi neza niba mwaritegereje uburyo ki indege yubatse. Ese ujye utekereza ku muntu watekereje kukubaka indege. Sinzi niba mwaritegereje ukareba uburyo imodoka yubatse. Imodoka yubatse muri plastique, yubatse mu byuma, yubatse mu bintu bitandukanye, yubatse mu tuntu dutoya. Iyo yifunguye ubonamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Utekereza ko umuntu watekereje ibyo bintu ujya wibaza yuko nawe yavukiye amezi 9 nkawe, ariko yarabitekereje abigeraho. Hano rero hari ingingo zigera ku 10 zizagufasha muri urugendo rwo gutekereza ku bintu binini. Kugira ngo ushobore kuba successful, ugomba gutangira gutekereza ku bintu binini, atari gutekereza ku tuntu dutoya gusa. Ntutekereze ngo nyamuneka reka tugerageze turebe yuko ejo twaramuka, wajya gutera urutoki ugasanga mbese urutoki rwawe ubona ruzakugeza ku iterambere wifuza, cyangwa n'ugupfa gutera gusa kugira ngo ubone agatoki ko kurya, uzajya ubasha kubona kagwa, abantu bazajye bashobora kunyuraho bavuge bati nyamara nawe yaragerageje yateye urutoki. Biratandukanye. Nshobora gutera urutoki ariko nkavuga nti bongewe rero intego yanjye ngiye guhinga urutoki, ngiye kuba umuhinzi w'urutoki ntangarugero muri uyu murenge. Ndabigenza nte? Nta kindi, ni ukubanza gushaka amakuru. Turaza kubibona, kubanza gushaka amakuru kugira ngo umuntu abe umuhinzi ntangarugero w'urutoki. Biramusaba iki? Icyobo gicukurwa kigomba kuba kireshya gute? Ni umuntu ahera, harajyamo ibishingwe bingana biti, harajyamo ifumbire ingana iki? Iyo fumbire ndayikorane kugira ngo koko ibe yujuje ibisabwa kugira ngo izabe ifumbire ya rwa rutoki ruzaza ari urutoki nyarutoki. Indwara z'urutoki ni izihe? Nzazirinda gute? Igihe zizaza nzazikingirana. Ibyo ni ibintu umuntu ushaka kugira ku iterambere, umuntu ayo ni amabanga akomeye cyane aba agomba kubanza gutahura. Isoko nzarivanahe? Ni ibihe bitoki biri ku isoko? Ese ni fiya? Muri iyi minsi fiya nizo ziri ku isoko. Fiya nazo ziri amoko abiri, ni fiya 17, ni fiya 25.
ndatera uruhe rutoki? Ibyo ni ibibazo ubanza kwibaza. Ntabwo umuntu ushaka kugira ku iterambere abyuka mu gitondo gusa ngo agiye gupfa gutera urutoki. Oya, ahubwo arabanza akabitekereza akavuga ati ibyo ari byo byose ndashaka gutera urutoki, kandi urutoki ruzankiza. Urutoki umuntu wese azajya anyuraho akavuga ati emwe nibiba na ngombwa na Perezida wa Repubulika azaza gusura urutoki rwanjye mu myaka 5, 10, 20 nzaba mbigezeho. Bazamubwira bati mu by'ukuri mu gihugu cyawe hari umuturage ntangarugero uhinga urutoki, turifuza ko wazajya kumusura. Akavuga ati no, uwo muntu ngomba kuzajya kumusura. Aho rero uri mu nzira y'iterambere, aho rero uri mu nzira yo kuzagera ku bukire. Aho rero ntabwo uzasaza nka wa wundi ubyuka gusa akavuga ngo arakanze ngo mpfe gutera ngo izuba se imiswa se kirabiranya yateye ubuse. Ibyo byose urabirenga, ahubwo ukabanza gushaka amakuru. Amakuru ni ingenzi, ariko nubwo amakuru ari ingenzi, iki ngiki ndagira ngo abantu bacyumve. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo icy'ingenzi ni amakuru. Nibyo, icy'ingenzi yego ni amakuru, ariko icyo yakoresha ayo makuru nicyo kiruta n'amakuru wabonye. Ayo makuru se ko wayabonye wayakoresheje iki? Washoboye kuyakoresha? Reka rero mbabwire yuko password ndashaka yuko iri jambo rijya mu mitwe y'Abanyarwanda n'abandi bantu mwese mwumva ikinyarwanda nk'uko ryabagiyemo. Wajya kujya kuri telefone bakakubwira ngo banze ushyiremo password. Wajya kugira ikintu icyo ari cyo cyose ukora batishyiramo password. Abacuruzi buriya bose bafite password. Password. Kandi Abanyarwanda bose bafite password. Umuntu wese ufite ikintu kimuhuza na Rwanda Revenue afite password. Umuntu wese ujya kuri internet agira password. Niko tuzakomeza kurebera hamwe n'izi password z'abantu bashaka kuba successful, aba bantu bashaka kuba abakire, aba bantu bashaka kugera ku kigero kisumbuyeho. Password ya mbere rero nkuko twayibonye, twabonye yuko ari ugutekereza ku bintu binini mu gihe abandi bari mu gutekereza ku bintu bitoya. Twabonye rero yuko hari ingingo 10 zizagushyigikira zigatuma utangira gutekereza ku bintu binini. Igihe cyose ugiye gutangira icyo ari cyo cyose ugiye gukora, ugomba gutekereza kuri utu tugingo uko ari 10 tugiye kurebera hamwe uyu munsi wa none. Ingingo ya mbere, abantu bari mu nzira njyabukire cyangwa abantu bashaka kuba successful cyangwa abantu bashaka kugira ku iterambere bareba kuri resultat. Mu gihe abantu bicariye mu byobo njyabukene cyangwa se bitwa abantu aho nikora cyangwa bamwe ubona batazagira niyo bagera, usanga bo bakubwira bati ariko ibi bintu bizatwara igihe kirekire, ibi bintu bizatwara igihe kirekire, ibi bintu se ubundi ubu birashoboka, ibi bintu bishobora no kutazashoboka. Mbega usanga bareba ku nzitizi kurenza kukureba kuri resultat. Bareba ku nzitizi. Iyo barebye ku nzitizi rero, igihe cyose iyo warebye ku nzitizi, n'umusirikare aramutse arebye akavuga ati uru rugamba nazarugwaho, ubwo ni ukuvuga ngo urugamba rwarangije kumutsinda deja, kuko kujya kurwana nyine nta kindi bivuga, urapfa cyangwa urakira. Abantu rero bazaba successful bareba kuri resultat, bareba icyo bizatanga, bareba aho bizaberekeza, bashira ubwoba. Ntabwo areba ngo bizatwara igihe kirekire, ntabwo areba ngo bizatwara energy nyinshi, ntabwo areba ngo bizatwara abantu benshi, bizasaba miki, bizasaba ibikoresho, bizasaba bizanyura he, bizagenda bite. Ibyo bibazo byose abisubiza hakiri kare akavuga ati no, ngewe icyo ndeba nuko ngomba kubaka inzu ya etage. Inzira bizanyuramo yose ngomba kubaka inzu ya etage. Inzira bizanyuramo yose ngomba kugira ku iterambere nifuza kugeraho. Inzira bizanyuramo yose ngomba kugura imodoka nziza.
inzira bizanyuramo yose ngomba kwigisha abana banjye kandi bakiga mu mashuri meza. Inzira bizanyuramo yose ngomba kugera ku iterambere. Iyo ni ingingo ya mbere igushyigikira, ikakwereka yuko utagomba kureba ku bintu bitoya, ahubwo ugomba kureba ku bintu binini. Ingingo ya kabiri, abantu bari mu nzira njyabukire batekereza ku bintu byose, mu gihe abantu bari mu byobo njyabukene batekereza ngo either hari ubwo ntawe ubizi, ariko umuntu uri mu nzira njyabukire, umuntu ushaka kuba successful, twabonye umusirikare witeguye kujya ku rugamba, abari mu gutekereza ku ntsinzi, avuga ati nintsinda nzaba generale, nintsinda zatera hejuru, shira icyubahiro cyanjye hejuru, abantu ngiye kurwanirira, abantu ngiye kubohora baza yes. Ariko umuntu wibereye aho ngaho aratangira agatekereza ngo ariko subundi kubera icyari jewe, abandi se bo kubera iki? Ibyo ni ibitekerezo by'abantu aho nikora, ni ibitekerezo bitagira ubutware, ni ibitekerezo bitagira aho bikuvana naho bikugeza. Tugomba kugira ku rwego ibitekerezo byacu birenga no gupfa. Munzira njyabukire barahagwa benshi da, ibi byo kuvuga ngo nzagwayo, no uzagwayo ariko amaraso yawe azasigara avuga. Mu Bukristo turavuga ngo amaraso ya ziriya ntumwa nubwo zarenganyijwe, nubwo zapfuye urupfu rubi, ariko n'uyu munsi wa none amaraso yazo aracyavuga. Twiga ibya Stefano, uburyo bamuteye amabuye akihangana akageza ku gupfa, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo ujye ukiranuka kugeza ku gupfa nzakwambika ikamba ry'ubugingo. Stefano niko byamugendekeye, baramufashe bashyira hari bamutera amabuye, arangije ngo aramareba hejuru ati mvagije rikingutse. Niko umuntu uri mu nzira njyabukire amera, abari mu kureba kuri rezilita, abareba aryamye mu nzu ya etaje, abari mu kureba agendera mu ndege, ari mu kureba agendera mu modoka nziza, areba yafunguye cya supermarket kinini, ari mu kujya mu nama mpuzamahanga z'abacuruzi. Ibyo bintu abari mu kureba ntaho nikora babareba atari ko nishoro tudufaranga twaje tugahomba, kadukubita mu mufuka, kadukubita mu kimuga, kadukubita hariya. Ingingo ya gatatu, abantu bazaba successful bakoresha kugira ngo bashobore gushyigikira ya ngingo yabo yo gutegura cyangwa yo gutekereza ku bintu binini, yo gukora ku bintu binini, ku bintu binini. Ndashaka gukora ku bintu binini, uhinga urutoki ukaba intangarugero mu murenge, mu karere, mu gihugu. Ndashaka guhinga amashu, buri muntu wese akavuza induru, atari ko hari umuntu uzi guhinga amashu. Nimushaka kureba amashu muzajya kureba hana. Ndashaka yuko uhinga inyanya ukaba intangarugero, ndashaka uhinga avoka ukaba intangarugero, ndashaka umucuruzi w'intangarugero. Ntabwo nshaka yuko uraho. Ingingo ya gatatu izagufasha, abantu bazaba successful bareba kuri opportunity, amahirwe ahari. Noneho abantu bicaye mu byo njyabukene bo baba bareba kuri obstacles, obstacle, ebikwazo. Kera hari itsinda nabagamo twajyaga twiga icyigisho cyitwaga uvukaji wa vikwazo vidogo vidogo. Ni gute umuntu atambuka mu mitego, mu bibazo bigiye bitandukanye. Utwo tuntu ubona nk'utubazo, abari mu nzira njyabukire bo batubona nka opportunities.
mbona aratangira ngo none se ko nta mazi ahari, ngo ko nta muriro uhari, ngo none se ko bimeze uwo muriro ni wowe ugomba kuwuzana muri ako gace. Ayo mazi ni wowe ugomba kuyazana, kandi nuyazana urabiboneramo inyungu. Ngo none se ko ari mu mbeho, yego ni mu mbeho, mu gihe abandi bihishe mu nzu batinya imbeho, batinya imvura, batinya izuba. Umuntu uri mu nzira njyabukire akoresha ayo mahirwe akabikora abandi bihishe. Hari umugabo w'inshuti yanjye yajaga akunda kumbwira ati igihe nkunda guhinga inyanya, atari ko nkunda kuzihinga igihe biba bikomeye. Cyagihe biba bikomeye abandi bose baramanitse izuka bakavuga bati rero twebwe ati ubwo ngewe manuka nkajya guhinga inyanya, ngomba kuzivomera amezi 3, ngomba kuzitera umuti ku manywa n'ijoro. Yes, urunyanya ati icyo gihe rero ati rujya kuba igitumbwe, bararangije kuza gufata igihe, bararangije kungezaho ifaranga, agatebo mpagarara hariya ngategeka. Vikwazo, iga gufata ibibazo ubibyazemo amahirwe, ubibone nk'amahirwe. Niba ibibazo bigenda bikagutsikamira bikagushyira iyo, ngo ariko ngo agenda umugore, ayo niyo mahirwe ya ngo yango agiye ngo ndacyari umwana. Yego, impamvu kiri umwana niyo mahirwe yawe, kuko nta bibazo byinshi uragira. Nta mwana n'ubundi uri bukubwire ngo gutanjyanye ku ishuri, urumva? Mbona se ngo jewe ngo ko navukiye mu rugo rukennye. Yego, ni nabwo ahubwo nutera imbere abantu bazabyumva bakabona imbaraga zawe. Nigeze kubabwira icyigisho ndababwira ngo iyo utsinze urugamba rukoroheye, ikivugo cyawe kiba ari ntacyo, kiba ari ntacyo. Ugomba kugira ikivugo, ukivuga rwose ukavuga uti mu by'ukuri navukiye mu rugo rukennye, mu rugo rusaba umunyu, turara mu musambi, ariko uyu munsi njyamye kuri matora, njyamye muri etaje, ngenda mu modoka. Aho ngaho uzaba ufite ikivugo, buri wese azakumva, azagutega amatwi, yaba bishaka yaba atabishaka azagutega amatwi. Iyo rero nimwe mu bintu n'akagingo kazagushyigikira gutuma ushatangira gutekereza ku bintu bikomeye. Ugomba gutekereza ku bintu bikomeye uvuga uti mbese mu by'ukuri nubwo. Ingingo ya kane izagushyigikira mu gutuma utangira kureba cyangwa se gukora ibintu bikomeye. Ingingo ya kane ni ukutareba muri negatifu. Ntukajye ureba negatifu, sinabishobora, birakomeye, ibyo bintu z'ubwo ubwonko bwanjye bwabigeraho, nanjye umwiraburara, simbizi. Negatifu. Ugomba guhora uri positive, ugomba guhora uri positive, ugomba guhorana imbaraga, ugomba guhorana ishema, ugomba guhorana akanyamuneza, ugomba guhora wumva uri motive, kavuga uti mbigiyemo, mbirimo kandi nzatsinda. Suko niyumvamo imbaraga, suko numva ko mbishoboye, ariko hamwe no gushaka amakuru, hamwe n'inshuti zanjye, hamwe n'abandi bantu, hamwe n'ababashije kubigeraho, nanjye nzabigeraho. Banaho nikorabo cyangwa abantu bicariye mu byobo njyabukene, arategereza atari kubwo mpinze urutoki imvura ntigwe. Kubera igize utekereza yuko itazagwa, ngo ubwo se ngo haguye amahindu, yagwa akazica nkungira ngatera izindi. Ntugahore muri negatifu. Hari abantu bahora muri negatifu, ariko buriya si ukubabeshya. Reka mbabwize ukuri, ngewe nanga umuntu uhora muri negatifu. Ibyo mubwiye byose ngo ntibishoboka. Nigeze kubabwira intekerezo z'abantu 3 batuye hano kuri iyi si.
uretse yuko abazungu bo bazidutwerereye ariko n'ubundi ujya gusanga ugasanga birenda gusa. Nababwiye yuko abantu bo mu burengerazuba bo baravuga ngo nakataraza tuzakazana, ntabwo bajya muri negative. Niyo mpamvu ugera mu bihugu byabo ugasanga bateye imbere, ugasanga bageze kuri, ugasanga barimo baratekereza ku byogajuru, baratekereza ku ndege, baratekereza gukora kujya mu kwezi, gushaka yandi mazi kugira gute, mu gihe uyu wacu atekereza ko yukira mu rwagwa igisoro. Hana babirukanye ku ishuri, icupa ntiruva mu kanwa, umunyu wabuze se, wabuze ute se ko wayanywereye, urumva uwo munyu wari kuva hehe? Ntugatekereze muri negatifu. Intekerezo eshatu ziyobora abantu bari ku isi. Bamwe baravuga bati nakataraza tuzakazana, ibitaragerwaho tuzabigeraho. Abakayiri bakavuga bati rero twereke ibyo ushaka kuzana bishyashya tubyigane. Abandi bakavuga bati ntibishoboka. Bo mu burengerazuba bw'isi nibo bihaye icyo kintu cyo kuvuga ngo nakataraza tuzakazana. Bahora bashakisha ku manywa na nijoro uburyo bashobora kugira ku iterambere rirambye. Abanyaziya bo bahora bareba icyabo bantu bagezeho, bati turagipirata, iri turakigana, ariko bibagejeje kuri, barimo baranabatambukaho. Maze Abanyafurika twebwe rero twakwigereranya n'aba bantu biyicariye mu byobo njyabukene. Ni mama jengi, turaceza sakanyonsi, turaceza rumba, turi muri ibyo ngibyo. Ntibishoboka, icyo mubwiye cyose ntibishoboka, ntibishoboka. Ibyo se byashoboka biti? Ntabwo twabigeraho. Ngewe ndi iki niki, ngewe ndi iki niki. Agatsinda usanga twaramazwe n'ibintu bidafite n'icyo bimaze. Ingingo ya gatanu. Ingingo ya gatanu izatuma ushobora gushyigikira bya bitekerezo byawe byo gutekereza ku bintu binini, no kumenya uburyo bwo gucunga amafaranga yawe. Bantaho nikora bo mafaranga usanga mbese ari ikibazo gikomeye cyane. Ni ikibazo kuri we, ahora arwana no kuyikuraho. Mu nzira njyabukire nababwiye ko muri kino gitabo tandukana n'ubukene tangira none. Bavandimwe ndagira ngo mbibutse, kino gitabo kirimo ibyo 30 njyabukene. Umuntu yicaramo bikamuheza. Iki gitabo kigura amafaranga y'ibihumbi 10. Mukigure, kiraza gusobanurira neza. Muri kino gitabo rero nabandikiyemo ko umuntu uri mu nzira njyabukire, ifaranga rihora ribyara irindi. Ntabwo arya amafaranga atarabyara yandi, arabanza akayareka agahora akayashora, yamara kubyara yandi akarya mu nyungu. Ariko abantu bicaye mu byobo njyabukene bo nyine amafaranga n'ibiryo bihiye. Abavaranga munyuraho abameze nk'igitembo, amunyuramo amunyuramo rwose, akasigana mukorobye ku buryo shobora no kuzamura imifuka y'ipantaro, akazamura y'ikota, akakubwira ati reka nta kintu nsigaranye. Ako nakaga gakomeye cyane.